Muri ibyo bihe bikomeye byari byugarije ubutaka bw'amabuye y'agaciro, ingabo zacu zaratabaye kugira ngo zitandukanye impande zari zihanganye. Mu gihe hari hagiye gukorwa icyaha gikomeye kibasirira ikiremwamuntu, byari ngombwa guhagarika uwo mugambi mubi wari uyobowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo iyo gahunda y'ubwicanyi yagombaga guhagarikwa, benshi mu bavandimwe bacu bari batuye muri Haut Katanga batakaje ubuzima bwabo mu buryo butari bubakwiye. Kurinda umuryango runaka ntibisobanuye kwica cyangwa gukandamiza abandi. Dufite uburenganzira bwo kwamagana ibyo bikorwa. Kurinda umuryango ubangamiwe gomba kuvamo guteza urupfu rw'abagize indi miryango yose. Kubana neza, kubabarirana no kubana mu mahoro bisobanuye kwihanganira no kwakira undi uko ari nubwo mutandukanye. Urugamba rwacu rugamije kurinda buri munyekongo n'umunyekongokazi, buri mugore, buri mugabo w'umunyekongo, hatitaye ku bwoko bwe, ku muryango akomokamo, ku ivuko rye cyangwa ku idini. Twifuza cyane kubona Kongo aho imiryango yose ibana mu mutekano kandi nta vangura rishingiye ku nkomoko yabo. Niyo mpamvu ibihe bikomeye byabaye i Kahemba na Minembwe bidakwiye guhangayikisha, kandi bikwiye no guhangayikisha umuryango mpuzamahanga. Minembwe itwibutsa ko inshingano yo kuba maso no gukumira ibyaha nk'iba ari ingenzi. Iyo tubonye ibyabereye Gatumba na Minembwe, tubona izi mpanuka zifite isura ireba isi yose, abantu bishwe i Gatumba ndetse n'impunzi ziciwe mu nkambi yari icunzwe na Komisiyo Nkuru y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe impunzi. Ikibabaje ni uko inkambi y'impunzi yahindutse umutego ku bantu bari bakeneye uburinzi mpuzamahanga. Ibyiringiro byabo byarazimye, ubuzima bwabo burahatikirira, mu gihe umuryango w'igihugu, uw'akarere ndetse n'umuryango mpuzamahanga wakomeje guhitamo guceceka kugeza na n'uyu munsi. Iyo myitwarire idahwitse ikomeje gutuma twibaza ibibazo byinshi. Gukumira ibyaha bigomba kubanziriza gutanga akababaro nyuma y'uko ibyago bimaze kuba. Niyo mpamvu dusaba ko uburyo bwo kureba gukemura ibibazo buhinduka. Ibyago by'abavandimwe na bashiki bacu bishwijwe gashinyaguro ndetse na kwita ko ari jenoside Katumba, kandi nta muntu dusabira ubutabera, bigomba kudusunikira guhindura uburyo turebamo amateka n'uko tuyasoma. Bigomba kandi kuduhatira kwisuzuma no gusuzuma imyitwarire yacu. Ku barokotse no ku miryango y'abishwe, nimunyemerere mbabwire aya magambo aturutse ku mutima wanjye. Kuba muri kumwe natwe uyu munsi ni ubuhamya bukomeye. Mumaze imyaka myinshi mutwaye mu mitima yanyu bikomeye n'amateka benshi muri twe tutashobora kwihanganira. Bamwe muri mwe mwatakaje ababyeyi, abandi mutakaza abana, abandi mutakaza abavandimwe na bashiki banyu. Ni gute tutavuga no ku bantu batakaje abo mu miryango yabo benshi mu ijoro rimwe gusa? Imbaraga z'amateka zitwereka ko bidashoboka guhindura ibyabaye, ariko amateka adufasha kubisesengura, kubivanamo amasomo no gutegura ejo hazaza dufite inshingano nyinshi n'ubushishozi bwinshi. Kandi dufite inshingano yo gukomeza kwibuka abagiye.
icyemezo cyacu kidakuka ni uko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo urupfu rw'abavandimwe na bashiki bacu tazibagira igira ruba umwanya mu mateka yacu. Nous veillerons à ce que la mort de nos frères et sœurs ne soit jamais effacée de notre histoire. Kurenza ibikorwa byo kwibuka gusa, tuzakoresha imbaraga zacu zose kugira ngo ubutabera buboneke bw'abazungura b'abantu batigeze bahitamo kuba abanyamulenge. Ngiyi shingiro nyaryo y'urwibutso twizihiza uyu munsi. Ku rubyiruko rwa Kongo, nta vangura ry'imiryango turashaka kubagezaho by'umwihariko ubutumwa. Ni ubutumwa bwo kubana no gufatanya mu mahoro, kuko tudashobora kubaka igihugu gitera imbere tudafite kubana neza. Nta mahoro arambye ashobora kubakwa hashingiye ku kwirukana abandi cyangwa kubashyira ku ruhande kubera ko batandukanye natwe. Gatumba ishobora kuba ari amateka ya kure, ariko ikibabaje ni uko ayo mateka atureba twese. Rubyiruko dukunda, nimutinyuke gufungura imiryango y'ejo hazaza heza. Mwange imvugo z'urwango, mwange gutesha agaciro umuntu mutandukanye, mwange ivangura, kandi ntimuzigere mwemera kuba ibikoresho by'abashaka kubiba urwango n'amacakubiri. Abanyacyubahiro, muri iyi minsi twibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe i Gatumba. Inshingano yacu igomba kurenga amagambo y'urwibutso gusa. Dufite inshingano yo gukorera hamwe kugira ngo twubake umuryango urangwa n'ubutabera, aho umuturage atazongera gutotezwa cyangwa guhanwa azira umuryango cyangwa indangamuntu ye. Twese hamwe twubaka umuryango aho ubutabera busimbura kwihorera, aho kuri gusimbura kuyobya abantu, ndetse n'ibikorwa byubaka bigasimbura ubwikorezi no kutagira icyo dukora. Tugomba gukomeza imbaraga zacu twibuka ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere, kwibuka kuko kwibagirwa bituma amateka ashobora kwisubiramo. Icya kabiri, gushaka ubutabera, kuko amahoro adafite ubutabera ahora ari amahoro adakomeye. Nta mahoro ashobora kubakwa hatabayeho ubutabera. Icya gatatu, kubaka igihugu, kuko ejo hazaza hacu hashingiye ku bushobozi bwacu bwo kubana mu mahoro nubwo dutandukanye. Hejuru ya byose tuzahora tubibuka. Ku barokotse mukomeze urugendo, mukomeze kugira ubutwari, mubahamya b'ubuzima burangwa no kwihangana, kandi mubahamya b'ubushobozi bwo kubana. Ku miryango y'ababuze ababo, akababaro kanyu karakwiye, mukwiye ubutabera, mukwiye ukuri, kandi mukwiye ko amateka yanyu yemerwa kandi akibukwa. Murakoze.